Hello mwongeye kwirirwa abakunzi bacu uyu munsi ariko uyu munsi ndashaka gukora intro mu gifaransa. Shiri kandi arakizi. Ubeze ute? Ako inzazi natwa. Nawe oya. Uzumva yavuga ijambo nanyangusobanura. Ngiye gukora ka intro mu gifaransa. Ubwo ngubwo abantu bakizi muraza kwandika muri comment mumbwire niba ngerageza cyangwa n'ibyo mvuga bipfuye. Mwese mubwire kare kaki. Tangira. Musha mu ijambo waretse nkarangiza. Ngiye ngo muraza kwandika muri comment mumbwira niba mbishoboye ariko abantu bakizi ubwo batakizi mushobora kumbeshya ubwo niba mbishoboye niba ngerageza niba bikuza kuko mba ndi kugerageza. Aha. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui suit de Shakira Alexandre Chanel. Chanel TV. Ah, maintenant, on a commencé. Bonsoir à tout le monde. D'abord, je vous salue. Tout le monde qui a fait subscribe. Je vous dis merci. Non. Moi, je ne mente pas. Je vous dis à tout le monde qui a fait subscribe. Merci beaucoup. Je demande à tout le monde qui n'a pas encore fait la subscribe pour faire la subscribe maintenant. Je suis ici avec ma femme, avec mon amour. À côté de nous, il y a mon enfant, ma fille, qu'on appelle Kongwa Tresina. Je salue tout le monde qui est à côté de... Shiramo kabanye. Icyo mvuga nawe Gizenze igifaransa. uzi icyongereza igiswahili Oya nani. uzi icyarabuze Icyarabu cyo ndasize. twagiye Oya. uzi ikinyarwanda se Katuganiriza abakunzi bacu mbe. turabashuje abakunzi bacu murumva ko iki cyanze Azimo gake ariko urumva cyanze aragerageje. ngeruka kera gusa ubundi abantu benshi bavuga igifaransa basinze Bivuze ngo ndabashuje rero murabona uyu munsi natembere na madamu nubwo nta kintu twafashe ariko nta kundi nsuhuza buri muntu wese ukurikira channel yacu shimira buri muntu wese wakoze subscribe nubwo hari ubwo umuntu harabavuga Oya nimbukazaho ngo mujye mwiyongera kandi nawe utarayikora tugusaba rwose gushyigikira iyi famille ukora subscribe turabashuje cyane rero uyu munsi hari amakuru twe twabateguriye y'umuntu naho ahuye n'ibibazo ariko twaje kugira mwaka turamubura telefone ye ntiyajyaho gusa byari ibintu bishekeje kari agashya mwari guseka mukumirwa ubu turi ahantu bita igikondo ubundi ni navuga ko ari nko muri quartier ariko ntabwo ari hafi y'aho dutuye ni kure bisaba nyine urugendo tugatembera tukagera hanze turabasuhuza rero tunabashimira bantu bacu bari Burundi Burayi mu mpande zose z'ibihugu bitandukanye umuntu wese udukunda natwe turagukunda umuntu wese wifuza ko dutera imbere nawe Imana igiye gukubira karindwi Jane turamusuhuje reka nakire mama Teresi rero nawe agira ikintu atubwira kakanya Hello ladies and gentlemen izere ko mumeze neza amahoro y'Imana akomeje kubana namwe natwe tumeze neza mu gihe nyine bimwe tuba twabisize inyuma tukishima tukamera neza ndasuhuza Jane uri hehe Turukiya uri nimbare Turukiya Mama Nesi ba Chantal mwese ndabasuhuje wameza nshimira cyane no koze subscribe nawe utarayikora nkusaba mwinginga kuba wayikora
tugaterana imbere nyine tukabifashwamo namwe kandi hamwe n'Imana ikaduhana umugisha. Nawe nkomeza ngukomeza, wowe umeze nabi uri hahandi wihebye, ndagukomeje, wihangane siko bizahora kandi Imana irakuzi. Rero ntiwihebe, nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi ntiwihebe nyine wumve ko ugeze kure hahandi, wumva nyine ko n'Imana itakikwibuka. Imana irakuzi kandi izi mpamvu umeze uko nguko. Rero ukomeze wihangane, nawe umeze neza, nkusaba kuzaza ubona ba bandi bageze nyine ahababaye ukaba hari ikintu wabunganiramo. Nanjye nkomeza n'ikaze Papa Tracy. Ndi kwibaka ji k'umwana gusomaho kubera icyaka, ntimuseke bantu banjye. Aziyangwa ji y'abana yarakijije. Umugabo ari kunywa akaji biba byakomeye, ubona agakometse rero nkanywa muri iyi minsi. Byarakaze. Ibintu byarahindutse, ntabwo bikiri nka mbere. Amazi ntabwo akiri yayanjye. Ubu rero Mama Tracy hari akabazo uyu munsi tugeze kugirana, ariko katarega nta nyine sinzi ukuntu nabivuga, gusa nyine bya mbere hatari yagiye kwambura nimero, irampamagaye saa 6 z'ijoro, mpamagara 3 ntanjye baburanyica. Yitabye numva ni umukobwa, ariko baherukanaga kera cyane ntaranashaka, ariko nawe acyumva ko ari umukobwa uhamagaye mu masaha, urumva nyine ibitotsi byose birahise akanguka, ibintu birarwaserera. Ubwo rero njye nyumva ko ari umukobwa, nta bintu byinshi nari kuvugana nawe, nahise mbura ikintu mubwira, ndakupa navanye byanga bikunze, nzamusobanurira ko nashatse ko ndi umugabo, ariko nabana ntabwo byari byo kuvuga ayo masaha ari ngo joro mbona Mama Tracy nareba nabi, banza ahubwo kumusobanura ariko ntiyabyumva. Rero ubwo uwo mukobwa twaherukaga kera, dore ko abantu bashaka guhungabanya umutekano w'abandi batajya babura, kibaza umuntu uguhamagariza usaha kandi ikintu kizunabwiraga ngo kanaka ngo umeze ngo ndagukumbuye ngo rwose ngo ndi Kigali ngo nibi ngo numva ibintu bigiye gukomera. Mama Tracy rero ubu nawe agira umujinya kubi, hari hagiye gushya, nuko nahise nkupomunda abantu ndamusobanurira ni umuntu simuzi, nubisha ku manywa ndamuhamagara wumve n'igihe duherukanira. Ntabwo rero hari umuntu twe dufitanye gahunda. Urumva ko rero Imana yahabaye, n'ijoro hari hahiye. Mama Tracy rero karungu ko mumureba ukungu iyo karakaye araho bikira kugenda kara yo karakaye kakaji ka Tracy n'ubundi ndakanywa nyine, ntabwo azabona kandi maze. ubwo rero mujye mudusharinga rero kugira ngo n'abantu bamperuka ntarashaka narumye. Yagiye kuzuba yashyushye. Nsaba rero abantu twahirukanaga kera ko rwose bagomba kujya babanza bakabaza amakuru, bakamenya umuntu ese bimeze bite. Ubu ntabwo wari wa mugabo ariko kugira ngo umuntu azahita akubwira ibintu ahuragura ibintu muherukana kera. Ndagukumbuye, ndashaka ko tubonana. Kibaza ubundi wowe kubera icyo utarababwiye ntagiye kwigira twari tugiye kurwana byarise akayegisi kakwandikira ni kera ariko nawe nyine twarabanaga, nari naramenya ngo urugendo ninjiyemo abangaba ntabwo ari ngombwa kuvugana nabo kuva cyagiye. Ntawaziyongoza maze yongera yagize ngo wari utaramenya ko ndi seriye uvuga ati ejo ubundi ntanasanga oya. Ariko nyine njyewe niyamye umuntu nyine mba nkwiyamye, ntabwo nyine mba nkukeneye. Nkubwira ijambo ku buryo na nomero yanjye uhita uyisiba ako kanya utanabitekerejeho. Ahubwo nkawe kubera iki izo nshuti zawe uba utarazibwiye umwaka urindwi zibwira se? Ubwo niba umuntu ahamagaye nawe mfite nimero ze twavuganaga, ese ubwo twaba twavuganaga nawe nyine akamamagara atazi ko yanashatse. Nzajya gutanga itangazo kuri radiyo Rwanda. Ntanze itangazo hano. Wese ko utayambaye hariho wanyambitse niko n'igihe wari kwandika.
kumbuza ko ntayambaye iyi ni njye wayikwambitse ngiye hariho wanyambitse yambaye yanjye ni mubyembe ntacyo ntaribi ubu ngubu aka kanya iki kiganiro dukoze ndi mariye mu birere umuntu uzajya ukibona azagira ngo ni imikino nubwo tutarageraho tuzambikana twese iyi ngiyi yari ya fiyansaye nterive ni ya fiyansaye ariko igihe kizagera Imana nidushoboza tugende dusezerane imbere y'amategeko n'imbere y'Imana twambikane impeta twese by'imora nyambaye rero umuntu atazajya akubita nanjye nta kameta nambaye nagira karacyari umusore wagenda bwire wa muntu duherukana kera wenda baziranye ati kanaka duhora duhura aracyari wa wundi nta kameta aracyari singo dore rwose nambaye impeta umunani mfite umugore mfite n'umwana turenda no kumukurikiza ivuge oya icyo cyo ntabwo ari cyo gusa nyine ntimukamwibesheho Patrice ni umugabo nyine ushima Imana utunze umugore n'umwana hano i Kigali murabizi ko bari hatari rero nyine ubwo se tukuntu bateye iki kimeta icyo gito kigenora ari kinone kizi wanye yanga kujya ibyo bito kibona amagufwa yoroshye none imanukira mu igufa nyine icyo gito kigora kikabyibushye ukuntu rumeze urwo rutoki none ngiye nshyizemo iranzi nayo bwasagatwa nanjye nyambike size musha rero nuko nayishyizemo ariko igiyemo neza ho kwambika impeta umuntu wabyaye no kuyambika umuntu ukiri umukobwa ntago yicira kimwe ubona ko wabyaye impeta ijyamo uyishyiramo neza ikagenda neza yoroshye ariko uba ukiri umukobwa sinzi n'intoki ziba zigikomeye ziba zitarazamo amashereka ushyiramo ukayitsindagira ukongera ugasunika niba ari abantu batera ivi yambika umukobwa impeta urazengurutsa cyane iyo umukobwa atarabyara agenda asunika yongera asunika gake asunika ikajyamo akanakaraga kugira ngo ujyemo neza ariko wabyaye ntihita ijyamo ubwo rero abantu bacu Imana ifashe abakobwa twahirukanaga kera batafite amakuru y'uko nashatse bazabona iki kiganiro kandi namwe mubibona mujye musharinga abantu benshi muzi kugira ngo babibone ko amazi atakiri ayandi urumva ko umuntu yaransenyeye amahirwe nagize no gukora umuntu duherukana kera cyane yaba umuntu afite nimero ze cyangwa twarikanaga byari kuba ari ikibazo rero mujye mudusabira abandi iyo bashatse bahindura simukadi ariko buriya ikintu mbona buriya ntabwo guhindura simukadi nuko ushatse umugore umuntu atari cyo gisubizo buriya iyo udahindutse muri wowe niba wari umusore ukaba uzi ko ugiye gushaka ntuhinduke ngo wumve ko ugiye kuba umugabo utakiri umusore n'ubundi utahindutse ngo wumve ko ubaye umugabo n'ubundi nta simukadi yindi uzagura uzashakiraho abandi bakobwa ariko iyo uhindutse icyiciro ukakivamo ukaba uzi ko uvuye muri kimwe ugiye mu kindi niba bari banahari abakobwa mwavugana urabwira ati ngiye gushaka umugore sinkiri wa wundi ukari mu mwanya ntituzongera kuvugana nta bizinesi yaduhuzaga nta kandi kazi wenda twahuriraga mu bintu wenda byo kujya gusinda cyangwa mu birori by'ibiki ibyo nge nabivuyemo ngiye ku ruhande abo bantu ukabareka ugatangira n'abantu b'ibikorwa bizima rero njye kuba ntarahinduye simukadi si uko wenda nagira ngo umukobwa twari tuzongere duhure kuko nta n'abampamagara ariko iyo uvuye mu kintu ugiye mu kindi menya ngo icyo uvuyemo uragisize ntabwo ugisubiramo ntabwo guhindura simukadi njye mbona ko ari cyo gisubizo kuko urumva nawe n'uwaguhamagaye kandi wari warayihinduye dushakanye ariko njyewe abantu bafite b'ingenzi umuntu wampa akazi n'iki guhindura simukadi rero bishobora kugira ikintu bimpombya ariko iyo wumvise ko wahindutse ubwawe na ba bandi mwavuganaga iyo babonye ko wahindutse koko barakureka kuko babazi ko nta yindi bizinesi bakubwira ntabwo wongera gutesha umutwe ahubwo iyo utahindutse ukaguma muri bwa buzima ukaba umugabo ukaba n'umusore ni hahandi bakomeza bakaza nyine bikivanga uyu muturage rero umuturanyi twamusize wenyine ariko twamusize wenyine none arigaragambije arira mu kinyabupfura atuje kandi arira ijisho rimwe nk'abashinwa ntabwo ashobora kurira amaso abiri ni rimwe bari
umuntu w'ijisho rimwe ashobora kuba atari umunyarwanda uvuga mu gihe gihugu w'ijisho rimwe n'amarira akagera aha ngaha kandi irindi nta kibazo buriya yabonaga tutamwitayeho rero ararakara imana rero ikomeze idufashe iturinde abantu bashobora kuba babangamira umubano w'urwanjye batuma kuko nanjye buriya ntabwo naba ngaragaye neza ntabwo ari ishusho nziza y'umuntu w'umubyeyi kuba waba ukivugana n'abandi bakobwa kandi ufite urugo ugomba kwitaho nkanjye rero uwo muntu rero niwe nashatse ko tuza guhura kugira ngo mubone njye urumva namaze kumusobanura twamuvugishije ku manywa mubwira ko nashatse ndavuga nti urabona amagana nijoro umugore akeka ibindi bintu yagiye ibura niba utanayoba ko umuntu wari unahumbuye duhure na madama ahari tukubone umbone nyine nk'uko ashaka kumbona ariko pana kuvuga ngo urahumbuye ngo duhure twenyine ntabwo nkiri umwe turi babiri ubwo niba unshaka uzajya ushaka na madamu ubwo rero aranumva arabyemera ariko ubwo niba ari ukwikura mu isoni dupanga aho duhurira ariko ubu niwe twababwiraga twahamagaye gahita bakompoza ubwo urumva cyumva ntiwumvizwe ko nashatse yahise agwa muri koma tuzi ko turi bubonane niyo wenda atari kwemera ko tumugaragaza ariko mukumva amajwi mukumva odiyo agasobanukirwa twari kumwiba amajwi ariko ubwo nawe yakimenye nyimubwiza ukuri ko nashatse telefone yahise ayikuraho ariko nta kibazo cyambere ni uko umugore wanjye agomba kumenya ukuri yumvise ukuri ko nta kibazo kirimo niho rero twari tugiye kubazanira uyu munsi ariko arumva aradukwebye nta kundi Terese rero ubwo ari kurira mu nwere akajereko yihangane abakunzi bacu rero ni izo ntambara duhura nazo mu ngo intambara burya iyo uryamanye n'umuntu ukumva telefone mu masaa saa saba muryamanye nisi tuba turyamanye kumva telefone mu masaa saba umuntu muryamanye irahamagaye kandi muryamanye wamubaza ngo ntabwo ayizi nyine nawe tuvuga ati ni gute atayizi n'umuntu atekereje kumamagara izi saha nta gahunda ahubwo bafitanye nyine nk'umuntu nyine utekereza muryamanye nziza muryamanye ugatekereza ukaba ati wasanga iyo agiye mu kazi hari abandi banahura nabo nyine umutima ukahita nyine wumva ko ajya muri ibyo bintu nyine ukamukikira ibintu byinshi cyane ariko burya icya mbere ni icyizere icya kabiri ni amakuru ariko amakuru agahabwa na nyiri icya gatatu ni icyizere ubwo rero tutatinze mu magambo tutagiye kwizimba mu magambo uri gushyigikira abantu tudatinze mu magambo rero abantu bacu urumva icyo twashakaga kubumvisha cyangwa kubereka nubwo kitashobotse ariko nta kundi ubu rero ndumva amaterese yatinze ko umwana abikurira ashaka numva mama Terese yasezera ku bantu ariko bantu bacu ndabasaba gukora subscribe ni amasegonda ntabwo ari ibintu bisaba umwanya munini mugore subscribe mudusharinge niyo wajya uhura n'umuntu w'inshuti yawe nukumva atatuzi ukajya muri telefone ukora subscribe ibyo biba ari okay iyo ni inkunga ikomeye ni ukuri mu bidukorere nk'abikorera kandi turabizi muradukunda tuzagaruke dushima tuvuge neza mwatugiriye byose n'Imana kandi birashoboka burya nta kidashoboka sawa rero ciao hasta la vista turabakunda cyane bye tuzasubira